ndishinganisha ko ba nyiri filime yitwa Inzira y'Umusaraba barashaka kungirira nabi. Rero ndishinganisha kuko amagambo bambwiye ubwayo ateye ubwoba. Ni abantu ntatekerezaga ko baba muri sinema y'u Rwanda harimo abantu bameze kuriya, bafite umutima umeze kuriya, batekereza muri buriya buryo, cyangwa se bafite ubugome bungana nk'ubwo banyeretse. Kugeza ubwo bambwira ngo banyica bakanjugunya muri Nyabarongo, ko twari turi ku Ruyenzi haruguru ahantu hejuru umuntu abareba kiriya kibaye cyose cya Nyabarongo kireba hasi. Undi umwe muri baravuga ngo ahubwo ngo twakoze ikosa ryo kutamuhamagara ngo aze Kimironko, kuko batuye hariya ahantu bita Nyagatovu muri Kimironko hafi na rirari imbere hari, ahubwo twakoze ikosa ryo kutamuhamagara ngo aze mu rugo, ngo tuba tumwishe twita tumushyingura muri rirari imbere. Mugenzi wabo wundi aravuga ngo ariko n'uburozi burakora, gusa numva ikintu kibahangayikishije ngo ni igiki. Rero ngiyewe ndishinganisha kuko isaha yose aba bagabo bashobora kungirira nabi. Murabazi bafite channel yitwa Big Family TV, ni ebyiri zitiranwa, ndi bubabwire n'impamvu yizo yo kuba barakoze channel ebyiri zitiranwa, ari nabyo biri inyuma y'ibintu barimo bashaka kunkorera, y'ubugome bashaka yo kuba bagambirira kunyica no kuba barandiye amafaranga yanjye nabahaye. Ni ukugira ngo nishinganishe ikibazo cyose nzagira, ikibazo cyari byose naramuka ngize cy'ikibazo runaka, namwe mwakumva narogwa, nagirirwa nabi, nakubitwa, nakomeretswa, nakicwa, nagira ikibazo icyo ari cyo cyose kizabazwa aba bagabo ba nyiri channel yitwa Big Family TV, bakora filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Ingabire Apollinaire uzabazwa ibi bintu nindamuka ngize ikibazo, kuko amagambo wambwiye urayazi, bazagukurikirana, leta izagukurikirana ibi bintu bisobanure. Uyu muntu bita Jean Paul Habumugisha uzasobanura uburyo uburozi bukora, uyu Jean Claude Tuyishime nawe azavuge neza, azabazwa uburyo bashaka kunyica bakanabika mwirimbi. Hanyuma muzabazwe n'amafaranga yanjye mwanze kunyishyura. Ndabasoje abakunzi ba Kevin One, bashimira urukundo mudahwema kungaragariza umunsi ku wundi, uburyo mubana nanjye, uburyo munyereka ko mushyigikiye, mukunda filime dukora. Gusa uyu munsi ntabwo ndi hano ndi kuvuga kuri filime oya, ahubwo mpari ngira ngo mvuge ku bibazo mazimo iminsi nateshwe n'abantu bamwe bo muri sinema nyarwanda. Hariho ngiye kubabwira, ngiye ntabwo ndi buze guca ku ruhande, wenda ngendeye ku iterabwoba barimo banshyiraho n'igitutu muri iyi minsi. Ndaza kubivuga byose uko biri kugira ngo n'ubuyobozi bubimenye, n'abafana n'abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange bose bamenye ikibazo gihari, kugira ngo ejo ninanagira n'ikibazo aba bagabo bazabibazwe kuko umunsi w'ejo twari turi kumwe, ejo hashize bantera ubwoba, bambwira amagambo mabi, barantuka hejuru yo kuba bamfitiye amafaranga badashaka kumpa, ibintu bakora mu buryo bw'amayeri yabo, ari nabwo ndi bugire ngo mbabwire ubu ngubu. Aba bagabo mvuga ni abagabo batatu bafite channel yitwa Big Family TV.
bishobora kuba ari abavandimwe cyangwa akaba ari abantu nyine bafite icyo bahuriyeho, bafite isano bahuriyeho nk'umuryango. Kuko ubwa mbere aba bagabo ndimo mbabwira, wenda reka mbanze mpere ku mazina yabo ya nyayo. Umwe amazina ye y'ukuri yitwa Apollinaire Ingabire, muramuzi n'umukinnyi wa filime, anakina muri iyi filime Inzira y'Umusaraba, ari nawe nyirayo cyangwa se ari we muntu ukuriye iyo timu y'abo bantu uko ari batatu. Undi yitwa Jean Claude Tuyishime, uwo nguwo nawe ni umwe mu bakinnyi bakina iyi filime, akaba ari na nyirayo kuko yifitemo uruhare, kuko ni abantu bameze nk'abavandimwe batatu bishyize hamwe bakora iyo proje. Undi yitwa Jean Paul Habumugisha, nubwo mu mazina yandika kuri filime arihina akiyita Mugisha. Aba bantu njya kubamenya nabanje guhura n'uyu nguyu Jean Paul Habumugisha, twaranje turavugana kuri telefone. Icyo nashakaga rero ni serivisi yo kunyamamariza filime nk'uko babikorera n'abandi. Aba bantu bafite uburyo bazanye babeshya abantu ko bamamaza filime zabo. Impamvu ngita kubeshya ni uko barabeshya filime bavuga ngo baramamaza. Impamvu ngita kubeshya ni uko filime yabo Inzira y'Umusaraba bavuga ko bamamarizamo abantu bayigurira views. Uyu Jean Paul Habumugisha witwa Emile muri iyi filime bakina, namuhamagaye mubaza icyo bisaba kugira ngo banyamamarize filime. Ambwira ko inshuro imwe kugira abanyamamarize inshuro imwe nsabwa kwishyura amafaranga 100,000. Uburyo babikoramo rero bamwe muranabizi, mujya mubibona, bafata ubahaturira ya filime ushaka kubakwamamariza bakayitangiza kuri episode yabo inshuro imwe bakishyuza 100,000. Twarumvikanye bigeraho ntitwahuze kuko arangata amafaranga makeya ni 80,000. Nabwo ibyo 80,000 dushaka kubyakira ari uko ugiye kwamamaza inshuro zirenze imwe, inshuro nyinshi muri make. Noneho hongera igitekerezo, ndavuga ko n'ubundi umuntu ashaka kwamamariza inshuro imwe ntibigire umusaruro bitanga. Uwafata amafaranga nk'ibwo, kuko abantu mukora sinema, abantu mukurikiriza filime zirahenda ku rugero mudashobora gutekereza. Ndavuga ngo aho kugira ngo namamaze inshuro imwe n'ubundi be nta musaruro byatanga, kandi ko bambwiye ko namamaje inshuro nyinshi bagabanya, uwakumvikana nabo mwamamaza inshuro nyinshi karako bangabanyiriza. Uko niko byagenze, nishyura 300,000, twumvikana ko bazanyamamariza inshuro 5. Ubwo inshuro imwe yahagaze 60,000. Bakajya babikora inshuro imwe mu cyumweru, bikazahura n'inshuro 5 kugeza ubwo za nshuro 5 zose zirangiye, nyine amafaranga yanjye akabashizemo. Aba bantu baranyamamarije ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri, ariko ntacyo byigeze bitanga. Nahise ko ngewe ubwanjye nganira n'abantu bamwe na bamwe muba bamamarije, ndetse n'abandi bari bagiye kwamamarizayo, ariko bagatahura yuko views zabo atari za nyazo bazigura. Ibyo bwabyo urumva byahuriranye neza n'ayo makuru, no kubana ibyo banyamamarizaga nta musaruro byatangaga, bitamo kubahagarika. Ngiye numva kubahagarika kunyamamariza ari uburenganzira bwanjye, ko niba twumvikanye dufitanye n'amasezerano ndi buyabereke. Numvaga kunyamamariza kwabo no kubihagarika biri mu burenganzira bwanjye mu gihe mbonye bitari kugenda neza. Ikindi akarusho, mu gihe kwamamaza ari inshuro 5 bakaba bamaze kunyamamariza inshuro 2, inshuro 3 zari zisigaye nagomba kubihagarika, bakansubiza amafaranga yazo tugabanyijemo n'igiciro cya buri inshuro bagomba kunyamamariza. Aba bagabo rero nkimara kubibabwira baragiye bararakara,
bararakara, bamwe mfite ama message umugenzi umwe muri bo yanyandikiye, undi ariyorobeka yigira nkaho nta kintu cyabaye, arambwira ngo tuzahure ngo nize nitwaje nayo masezerano. Ikintu bashakaga rero ni iki? Bashaka kuyanyaka, nuko nanjye nababereye ibamba nkavuga ngo ntabwo ndi buyabahaye amasezerano, kirezi tubanje kurangizanya ikibazo tukagikemura, mukansubiza amafaranga y'inshuro 3 zisigaye, ubundi nkemera ko turangizanyishe, tukaba twajyana andi masezerano avuga yuko imikoranire yanjye n'imikoranire yanyu nka Big Family TV icaho filime yitwa Inzira y'Umusaraba, muhagaze kuzongera kwamamaza filime yitwa Umutima Wishimye ica kuri Kevin One. Izo zose zitambuka kuri YouTube, bamwe murabizi. Aba bagabo rero, uwitwa Apollinaire Ingabire ni umugabo navuga ngo nawe ubwe sinzi ashobora kuba afite ikindi kintu kimwihishemo muri we, kuko ubwe nibwo tukiri kuganira ibyo ngibyo yambwiye ngo wowe gute uvuga ngo muri filime ngo twebwe ngo twaratekinitse muri filime yacu, ngo ntabwo ngo views ngo tubona ari za nyazo. Ndamusobanurira muhereza nibigaragaza yuko nibe nshingiraho ngiye mpagarika gukorana nabo, nanamubwira yuko ibintu bakora hari uburyo, hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, atari ukuvuga ngo ni views gusa, kuko iyi filime abantu muyireba ku munsi igira views ibihumbi birenga 250. Ni gute mwambwira ngo filime, kuko byose ndabizi, kandi mbere ko tunashwana umwe muri bo hari uburyo nawe yinyuraguyemo yivamo mbere yuko ngiye mbahagarika ngo twari tukiri kugirana amasezerano. Umwe muri bo yinyuzemo, yinyuramo atabizi, ariko yinyuramo already ngiye namaze kubishyura. None se ni gute filime yinjiza, ni gute filime irebwa n'abantu 250 episode imwe birenga ku munsi hafi 300, ni gute ihembwe $150 ku kwezi? Ntabwo bishoboka. Ahubwo aba bantu bo bikoreye umushinga, bafashe filime yabo bashaka kugira ngo bayibyaze umusaruro mu buryo butari nabwo, butari bwiza, bufite twebwe buduhombya. Iyi filime bayigurira views, bamara kuyigurira views ko abantu bose bakunda byacitse hahiye kabaye, bakabeshya abantu ngo barabamamariza filime zabo. Niba mukurikira filime nyarwanda, ni nabwo bwa mbere kwamamariza trailer ya filime yindi muri filime yawe byari bitangiye. N'aba bantu babizanye, ariko nuko bari bazi uburyo umushinga wabo bawizemo, kandi uzahombya abakora filime benshi. Noneho bakwereka views babona ku munsi, nawe ukumva ko baramutse bakwamamarije filime yawe yagera ku rundi rwego, ariko ntabwo ariko bimeze. Mfite abantu bamamarijeyo aka kanya batinye kuvuga iki kibazo, nabo bashobora guhagaruka bakakivuga, cyangwa wenda banatera ubwoba nkuko nanjye bamfashe bakantera ubwoba aba bagabo. Ariko baramutse batimitse bakaza bakababwira, bakabaha ubuhamya, bakababwira ibintu bahuye nabyo, bakababwira ibintu bakorewe, nibo mwahita mumenya aba bantu aba ari bo n'ibintu bari gukora, n'uburyo bari kwambura abantu amafaranga yabo bitwaje views za fake. Nibwo mwabyizera. Byonyine mbahe n'urugero, bafunguye channel ya kabiri yitwa Big Time TV, I mean Big Family TV, sorry. Iyo filime ni gute abantu bashobora gukora channel ebyiri zitwa izina rimwe? Impamvu nuko iya mbere nta kintu na kimwe yinjiza, kuko views barazigura. Iya kabiri nayo byitiranwa bakoze nyuma, nayo icaho neza filime isa nica kuri channel ya mbere yitwa Big Family TV. Iyo Big Family TV ya kabiri nayo bayinyuzaho neza episode n'ubundi ziba zatambutse kuri ya yindi, kuri ya channel ya mbere. Nibura kugira ngo iyo ya kabiri, iyo channel ya kabiri, nibura yo abantu bamaze kumenya iryo zina bagende bayirebe, nibura yibinjiriza amafaranga. Ariko channel ya mbere
ya mbere icaho iyo filime ifite 2,200 by'abasabu. Iyo filime ni scam, iyo channel ni scam. Niyo bakoresha batwara abantu amafaranga babeshye ko bagiye kwamamariza, ariko atari nako bimeze. Noneho niba bumva ko ndi kubabeshyera, bazahaguruke bagaragaza ukuri kw'ibyo bintu, basobanure none n'impamvu bafunguye cyane ebyiri zitwa amazina amwe, kuko amasezerano ngiye nabishyira 300,000 bagomba kunyamamariza inshuro 5 ndayafite. None se niba abantu atari abateka mutwe, niba aba bantu icyo bagamije atari ukuduhombya twebwe, atari ukudurira amafaranga, kubera iki umuntu abahagarika bakarakara aho kugira ngo bamusubize amafaranga ye? Ngena nabo urenda bavuga ngo nimukuremo ayo y'inshuro 2 mwanyamamarije, munsubiza andi mafaranga y'inshuro 3. Ibyo byose barabyanze. Reka noneho ngaruke ku munsi duhura. Barambwira nimba sanga ihara ku Ruyenzi ahantu bakinira filime yabo ho bayishutingira. Na ahantu kuri top hejuru ubu witegeye kira kiba Nyabarongo uri kukireba. Bamasi bibazo barankanze baramfuta bantera ubwoba bambira ibintu byinshi cyane ngo wowe ngo ni gute uhagarika amasezerano twagiranye ngo wasanga waragiye udusibye. Noneho nyiri icyaha yiruka nta n'umwirukankanye. Bahita bagaruka ku nyego ngo wasanga naratangiye kuvuga ko ngo hari abantu nabwiye ngo ibintu ngo byabaye, ngo kuba ngo kunyamamariza kwabo nta musaruro bitanga. Ariko ngaruka inyuma gatoya, aba bantu bagitangira kwamamariza ba nyiri filime, abandi bakora amafilime, ntago bahise ko ntago bari gutuma ikinyoma bakora kijya hanze. Niba wabishyuraga 100,000 byo kwamamariza episode imwe, bagahita bagenda bakaguramo views z'ibihumbi 50 bakazirunda kuri episode yawe, nawe ukibwira yuko yarebwe. Namwe mwumva ibintu biba muri uru ruganda rwa sinema, mwumva ibintu duhora nabyo umunsi ku wundi kugira ngo umuntu akubeshye nk'ubwo buryo. Noneho ukibwira ko ntuza yawe yarebwe, bakagura abasabu, bakagurira views, ama like n'ibindi n'ama comment. Warangiza ukumva ko intuza ejo babwira n'undi te dore runaka twaramamamaje ahantu channel yigeze, dore ahantu filime yigeze, ukumva ko ari ibintu byanyambyo. Aho rero bamaze kurengwa, bamaze gufatisha abakora sinema benshi birirwa barira amafaranga. Noneho ibyo nabyo ntabwo bakibikora, ahubwo wubaha amafaranga bakayarya. Barangiza bakakubwira yuko filime yawe ari igicupuri, filime yawe itarebwe. Nk'ukuntu aba babimbwe ejo bundi barimo kuntuka, twicaranye gutya ari batatu, njyewe ndumwe nicaye iruhande rwabo, benda kumfata mu ijosi. Barambwira ngo filime yawe ni igicupuri, ngo yirebye ubona ari filime w'abantu bareba. Mbwira nta filime yirimo. Nta kindi kintu nari kurenzaho, icyo ndi gusenga no kuvuga ati ngira amahirwe mbone mpagurutsa aho ngaho amahoro mbone ndagiye. Ko nta nubwo mba narabacitse, iyo mba amahirwe nagize nuko twahuriye aho bakinira, aho ngaho bakinira, kuko nari ntangiye kugenda ngiye mbatinya nkurikije ibyo umwe yari yanyandikiye. Umunsi njya kubishyira amafaranga nabasanze aho baba haranya Gatovu Kimironko. Nyuma yaho ntangiye kubahagarika bambwira ko nahabasanga, ndababwira ati oya ndabizi ko mushutingira ku Ruyenzi, reka ro tuzahurira. Kubw'amahirwe barabyemera, mpurira nabo ku Ruyenzi aho ngaho. Rero hari abandi bantu benshi aho hirya mu nzu no hirya muri jaride, harimo abandi bantu bakina bari gukina filime babo babakinnyi. Ariko ntabwo byari kunyurira kwikura aho hantu, kuko aba bagabo ni abagabo bafite ubugome buteye ubwoba. Abantu bararakara cyane, rega ngo ngiye ngo wasanga nta muntu nigeze mbwira ibi bintu byabaye. Nta muntu n'umwe nigeze mvugana nawe kukuba mwaranyamaje filime ntibigire umusaruro bitanga. Kandi numva atari ikiganiro kujya guha abantu mu gihe ngiye namwe tugomba guhura tukumvikana. Mwari mwanyemereye duhure, nubwo umugenzi wanyu yashatse gutangira kuntuka muri message twandikiranye, ambwira ngo nzaza n'ibimenyetso bigaragaza yuko ngo bafite tekinike muri filime yabo. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ikindi kintu cyari gutuma biteza uburakari bungana gutyo ngo bahindure nk'intare.
uyu nguyu Ingabire Apollinaire bo uko ari batatu bamwita boss. Noneho wumve n'uburyo aba bantu baba ari scammer bigendera. Ubwo twavuganye ni uwitwa Habumugisha Jean Paul, niwe muntu twumvikanye ngewe njya kubishyura. Umunsi wo guhura nawe ngiye kubishyura amafaranga, arambwira ngo arahuze cyane ni ngende mpure na murumuna we ngo numuvandimwe. Ndanamubwira se umwizeye we bingana iki? Impamvu yuwe nabashije kumwizera icyo gihe nuko waduhuje numwe mu babyeyi nubaha muri iyi sinema, ari nawe wampaye nimero ze akanamuvugisha, nkumva ko uko biri ntabwo byapfa kuba ikibazo cyane. Naragiye mpura n'uwo murumuna we, mwumve n'ukuntu aba bantu koko bafite ibintu bakora nabo ubwo bahamanye n'umutima wabo ko atari ibintu byanyabyo cyangwa bakabakorera abantu nkatwe turi kugerageza gukora sinema. Uwo nahuye, uwo twavuganye kuri telefone ntabwo ari we twahuye, uwo twahuye ntabwo ari we nishyuye amafaranga, kuko umwe twavuganye kuri telefone tumaze kuvugana kuri telefone amuzana mugenzi we, arambwira ngo we ntabwo ahari. Turahura mwishyura amafaranga. Urwandiko twandikiranye ndarufite ahangaha. Urwandiko twandikiranye nge n'uwo twahuye. Uyu Habumugisha Jean Paul, uwitwa Habumugisha Jean Paul, urwandiko ndarushyiraho mu rurebe neza kugira ngo mubone ko ibyo ndi kuvuga ngiye ntari kubeshya, kuko nta mwanya nabona wo kuza kubeshyera abantu. Uyu witwa Habumugisha Jean Paul ari nawe ukina muri iyi filime yitwa Emile, niwe nashyikirije amafaranga. Uyu witwa Habumugisha Jean Paul akaba ari nawe ukina muri iyi filime yitwa Emile, niwe twagiye guhura. Uyu twavuganaga mbere Jean Claude Tuyishime arambwira ngo ntabwo ari kuboneka ni ngende mpure n'uyu Habumugisha Jean Paul. Umva ukuntu aba bantu bafite ibintu uburyo bakoramo ibintu byabo, kandi byose bakabikora mu buryo bw'uburiganya. Kuko n'aka kanya ntabwo nibisobanura kuri ibi bintu bazasobanura n'uburyo uwo twavuganye atari we twahuye, n'uburyo uwo twahuye atari we nishyuye amafaranga. Ubwo uyu Jean Claude Tuyishime ampuje n'uyu Habumugisha Jean Paul, turavuganye twandikiranye aya masezerano, turayanditse. Tumaze kwandikirana aya masezerano amba nimero nishyuriraho amafaranga. Ndebye amazina mbona ntabwo araye, ndamubwira se kuki umpaye indi nimero itari yawe? Arambwira ngo hoya ngo nta kibazo, uyu mugenzi uyu wundi turi kumwe hano, ubwo uyu Ingabire Apollinaire nawe yarahari, ngo niwe mukuru wa timu, niyo mpamvu amafaranga ari we agiye kunyura, ngo kandi twarabigusoneye ko turi timu y'abantu batatu. Ndamubwira we okay nta kibazo. Uko yako namubonaga aho ngaho uyu Ingabire Apollinaire, ndavuga okay ntacyo bitwaye. Uyu Ingabire Apollinaire ni nawe ukina yitwa Kamarade muri iyo filime yabo. Ndamubwira ntacyo bitwaye, reka kiriho amafaranga, ko n'undi ndi nawe namurebagaho numva nyine nta kibazo, ko cyane ko na message nagomba kuba nyifite y'umuntu nanyujije amafaranga. Mpita ko ndishyura nkuko murebe iyi message nishyuye 150 bwa mbere, mu rwego rwo kurinda ko bakata amafaranga menshi yo kohereza, kuko yarenze 150 bakata amafaranga menshi. Ndongera ndohereza indi message ya kabiri nkuko muri kubibona kuri screen, nayo 300 biba biruzuye. None aba bantu koko niba ari abanyakuri, uyu mukino ni mukino nyabaki, uwo mwumvikanye
siwe muhuye, uwo muhuye siwe wishyuye amafaranga, kandi n'uwo twahuye uyu Habumugisha Jean Paul isinyaye ngiyi hano asinyira amafaranga, muhora amafaranga nguyu uri aha ngaha, noneho azasobanura ukuntu atemeye ko amafaranga aca kuri telefone ye kandi nafite mobile money. Rero aba bagabo ubwo ejo bundi hari kuwa gatatu ubwo twahuriraga ku Ruyenzi kugira ngo twumvikane kuri icyo kibazo, turebe uburyo twagiye umurongo, turebe n'uburyo cyakemukamo. Aba bagabo ntago bemeye ko twumvikana nk'uko byakabaye byagomba kugenda. Kwa gatatu uyu nguyu ushize hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane nibwo nahuye n'aba bagabo duhurira ku Ruyenzi, ari naho bakina iyo filime. Aba bagabo amagambo bambwiye aribyo nari ngarutseho nyuma ko mu kanya nabyo nari ntangiye kubabwira ukuntu banyatatse bakantuka bakamerera nabi. Byageze aho uya Apollinaire Ingabire ambwira ngo noneho ngo nje ntago nakabaye, ngo ntago wakabaye ubona n'igiceri cy'ijana ku bwanjye, ngo ariko ngo reka ngo tuguhe 50, ubwo turangizanye nawe utwandikire usinyire yuko tugushuje amafaranga yawe yose. Ndavuga se turaza kwandika ko umuntu wishe amafaranga 50 koko, cyangwa turandika nyine turaza kwandika gute? Ngo turandika ko tukwishyuye amafaranga yawe yose tutakoresheje utamamarijwemo. Ndumva ntabwo bishoboka ibyo bintu. Aka kanya ngiye mu mafaranga nabishyuye, kuko ngiye nemeraga yuko bagomba gukura 120 inshuro imwe ari 60, bakure 120 by'inshuro ebyiri, ibindi 180 babinsubize. Basi biye kwitwa ko batakoze akazi, ayo ngaho nta kibazo nemere nyahombe. Umugabo aravuga ngo aransubiza 50, ubundi ngo zinga amabingo utaye, ngo kandi sinzombe ngo ugenda udusebye uvuga hirya no hino. Ngo impamvu yandi tutayagushije 130 kuko urumva nge nabasabaga 180, ngo nuko ngo turakeka ko ushaka kuba waragiye udusebya, harabo wagiye uvuga ubwira yuko twebwe filime yacu tugura views. Ndamubwira ntago ariko bimeze, nta muntu nigeze mvugana nayo ibi bintu. Niba bishoboka nimutuza amafaranga yanjye yose, niba mwumva mudashobora kuyansubizayo mutakoreye, nta kibazo nandi muyagumane. Arambwira ngo mva kubwire nzaramuka numvisha ibi bintu, ngo ariko ubundi ngo kubera iki ngo ariko mani ngo ubundi ngo imbwa nk'izi ngizi gukiritse ngo nk'uwakaniga akakica yangiza akakamanura muri rufunzo. Ubwo twari hejuru ya hariya nyine aho bashutingira ifilime yabo, iyo hari ubureba hasi ikibaya cyanuza ubureba mu gishanga cyo hakurya kuri aho umugezi wa Nyabarongo umanuka muri ya migano, ngo nibura umuntu ngo akatwakakishe ngo twakamana twakajugunya muri Nyabarongo, ngo tukareba ko kazongera kuzana ibintu by'ubugoryi. Ubundi ngo ubugoryi muzana muri sinema ngo nkawe ujesho, ngo umuntu yaka kwishe wowe yangiza akakumana akakujugunya hariya muri Nyabarongo, tukareba uzagukurikirana cyangwa uzamenya aho warengeye. Ngo nta n'isoni wenda kuvuga ngo ufate amafaranga ngo wangize ukayanga. Uyu mugenzi we wundi ubwo arimo yumva ibyo bintu, niba mungirana mvuga ati wenda araje acururutse mu mugenzi we. Ariko ikibabaje ni uburyo bose bafite umutima umwe wa kinyamaswa, bose batekereza ibintu kimwe n'ubugome.
uyu Jean Claude Tuyishime ahita aravuga ariko ubundi ngo nuko ngo tutari turi ngiyo kaba kaje mu rugo ngo twari kukicwa tukatabika mwarira rimbi rya Kimironko kuko bo batuye hariya kuri Nuza hariya Nyagatovu hafi nyine n'iryo rimbi ngo twari kukaniga twagatabika mwarira rimbi. Umva cyakora mu buzima pe nari ntarahura n'abantu bateye gutya. Abantu basanzwe batwambura amafaranga pe, ibyo ni ibintu tumenyereye. Nawe ureba iyi video barakwambuye n'undi nabo barimo gukora ibi bintu nabo barababariye amafaranga birashoboka. Ariko naho baba bari kwihorera ntabwo bakabaye akakanya bazanamo ubugome. Ibintu by'ubugome niba wambuye umuntu mwambure wica ubusherekere ntabwo nakabandi gukora ibi video. Ariko iterabwoba bankizeho noneho uyu nguyu twandikiranye amasezerano yari afite umujinya nawe utakibaza hano ari kuwukura, ari we Jean Paul Habumugisha. aravuga ngo rega nimutuze ngo n'uburozi burakora. Numvise umushyitsi unuruka mu birenge urazamuka uhinduka ku mutwe numva umusatsi ushizeho. Ikintu nakoze nese mpaguruka ndagenda mfata telefone yanjye nari nicometse hirya ahantu barimo bakinira abandi itanihuta vava ndayicumura, maze kuyicumura mitandakata nkora nabo bari guhaguruka kandi twari twicaye turi kuganirira ibi ngibi mitancaho. Icyo kwa navuganye n'umupapa umwe wari uri aho ngaho umukinnyi arambaza se bigenze bite, ndamubwira ati nako bigenze ndatashye. Ariko ashaka kuba yakekaga yuko njyewe naje nanjye kubiyungwaho wenda ngo dukorane muri iyo filime, nuko ndatandigendera. Rero njyewe ikintu cyatumye nkora iyi video no kugira ngo nishinganishe ikibazo cyose nzagira, ikibazo cyari byose naramuka ngize kikibazo runaka, namwe mwakumva narogwa, nagirirwa nabi, nakubitwa, nakomeretswa, nakicwa, nagira ikibazo icyo ari cyo cyose kizabazwa aba bagabo ba nyiricano yitwa Big Family TV bakora filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Ingabire Apollinaire uzabazwa ibi bintu nindamuka ngize ikibazo, kuko amagambo wambwiye urayazi, bazagukurikirana, leta izagukurikirana ibi bintu bisobanure. Uyu muntu bita Jean Paul Habumugisha uzasobanura uburyo uburozi bukora. Uyu Jean Claude Tuyishime nawe azavuga neza, azabazwa uburyo bashakaga kunyica bakanabika mwirimbi. Hanyuma muzabazwe n'amafaranga yanjye mwanze kunyishyura. Njye nicyo kintu cyonyine nashaka gutangaza. Ikindi nshaka kubwira mburira abantu bakina filime, bantu mukora filime zanyu, mukeneye kuzimenyekana, mukeneye kuzamamaza, nimujye mwitangazamakuru mwamamaze filime zanyu. Ariko ibintu byo kujya kwamamariza ku bantu nabo bagura views ni mu bihagarike, kuko bazahora babarya amafaranga yanyu, bazakomeza babambura gutyo. Njye mfite ibihamya, ndabifite, mfite n'abantu bagenda banyandikira ama message babonye ndi kwamamariza bakambwira atari kuzahomba, ariko ibi nibi bakambwira ibintu nanjye namamaje yo byagenze gutya, bambeshya ibi nibi. Ariko ngenda tuza ko nakeneye kujya kugira umuntu ngensera nawe ngo tuvugane ibintu byinshi. Ibyo abo bantu barahari. Nicyo kintu nashaka kuvuga. Murakoze.